Nitwe TV. Oh yeah. Ladies and gentlemen, ndacyari umuhungu wanyu mutombola Suki Alexis from Nitwe TV. Uyu munsi twaje kuganira dufite n'umutumirwa uyu munsi. Reka twibukiranye ubushize twari twaganiriye n'umusore wacu tugana n'umusore ku bintu bijyanye n'imikorere y'urubyiruko, uburyo urubyiruko rubonamo akazi. So uyu munsi ndashaka kumenya n'icyo abantu batekereza kuri bino bintu nk'uko ubushize twe twabiganiriyeho. Ese ni iki abantu batekereza ku bintu bijyanye no gushaka abantu ari batoya cyangwa se gushaka abantu ari bakuru, kugira ngo tumenye ni iki abantu babitekerezaho. So reka twakire umutumirwa wacu mu kiganiro, yatangira yivuga nta kibazo kugira ngo dukomeze ikiganiro. Murakoze. Banyita Maniragaba Nikodemo, mukaba mwadutumiye mu kiganiro cyane Nitwe TV. Yes. Tukaba twiyemeje kuza kubafasha mu kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane. Umutumirwa wacu ni umupapa, ubushize nanaganiriye n'urubyiruko ni umusore w'umwana, ariko yari ari kumbwira ku bintu bijyanye n'imikorere y'urubyiruko, uburyo abantu bakora bava mu bintu bimwe bajya mu bindi barangiza amashuri babireka. So uyu munsi rero nifashishije umuntu mukuru kugira ngo tumenye se niki abantu bagendera bavuga ngo ni byiza gushaka umuntu akiri mutoya, ni byiza gushaka umuntu akuze. Ese nizihe ngaruka bigira ko umuntu yashaka ari mutoya cyangwa se ari mukuru? So ndatangira nkubaza, mu bintu bijyanye no gushaka, urabona tugira ingaruka nyinshi mu bantu bashatse ari bakuru, tukagira ingaruka nyinshi mu bantu bashatse ari batoya. Ese wowe ubagamira ku ruhe ruhande iyo ubonye ibi mishakire yo muri kino gihe? Ubundi rero nk'uko umuco nyarwanda bimeze, gushaka umuntu akiri mutoya biba byiza kuko biragufasha mu bijyanye n'ubuzima bw'iyi minsi. Kubona ko imirerere y'iyi minsi irasa naho igoye cyane kuko birasaba imbaraga nyinshi. Uko utaragize amahirwe kubasha kuba waraciye mu ishuri ngo wige, ntushaka ukiri muto ugifite imbaraga birakuvuna. Kuko urabona ko kugira ngo uzaba n'ibitunze umuryango biragoye cyane. Kuko niba bisaba kugira ngo ubashe kujya kubashakira ibyo kurya utanze amaraso kandi utanze imbaraga zawe, ngo ndavuga nko gutanga amaraso, byanze bikunze bisaba kugira ngo ubuki afite, ntago uzambwira ngo uzabikora uko umaze gusaza ngo bizaguhire. Nari ndi kwibaza, urambwiye ngo gushaka umuntu, ubwo uri kudependega yuko umuntu ushaka akuze ari byo bifite akamaro ugereranyije n'umuntu ushaka ari umwana. Ese nta bantu bashaka bakuze ari bakuru, ukavuga umuntu ni mukuru ubona afite n'ubwenge afite n'iki, ariko ugasanga n'ubundi nta kintu amariye umuryango? Birashoboka kuba umuntu yashaka ari mukuru akaba nta kintu yamariye umuryango, nabyo bibaho. Ariko burya icyambere cy'ibanze imishakire y'umuryango, gushaka uri mukuru gushaka uri mutoya, ntabwo burya kubaka urugo bisaba ngo uba uri mukuru cyane cyangwa se uba uri mutoya cyane. Gusa bibaye byiza byagufasha, kuko uramutse ushatse uri mutoya noneho ukagira n'amahirwe kuba ufite bya bitekerezo yuko uwinjiye mu gikorwa cyo gushaka bikurimo, byanze bikunze biragufasha. Bitaruke nawe undi mukuru ushobora kuba yashaka urugo rukamunanira kandi ari na mukuru, ni uko byanze bikunze yinjiye mu nshingano zitamurimo. Ubwo rero byanze bikunze ku mpande zombi, ushobora gushaka uri muto urugo rukaguhira, cyangwa se washaka uri na mukuru ntiruguhire cyangwa se rukaguhiramo kimwe. Kuko byanze bikunze ikintu iyo ukinjiyemo kikurimo bibasha no kuguha amahirwe ko wagikora kandi biganakunda. Aho ngaho ntisengeraho akabazo, ndibaza, urambwiye ngo ushobora gushaka uri mutoya bikaguhira, washaka uri mukuru bikaguhira. Bivuze ko gushaka bisaba ubwenge cyangwa gushaka ibintu bikagenda neza ni amahirwe cyangwa n'ubwenge? Ku mpande zombi n'amahirwe azamo, kuko niba mvuye ahangaha nkagira nakakorambagiza umuntu tutabyirukanye, tudaturanye, tutavukiye mu muryango utahaborere bumwe, mukaza guhuza ibitekerezo byanyu mwe mudatekereza kimwe, mukagira umugisha mukabihuza, mukabasha kujya ku nshingano imwe mwiyemeje kugeraho mwembi bigakunda, nabyita ko ari amahirwe, kuko hari benshi bageze bikabananira. Ariko none nkabyita yuko mwembi iyo mugiye mu gikorwa runaka mugihuriyemo kandi munagishaka, byanze bikunze ntabwo bishobora kwanga. Kuko niba twebwe tuvuga ngo dufashe isuka tugiye guhinga, twavuye mu rugo dufite gahunda ko tugiye guhinga, byanze bikunze umusaruro ugomba kuboneka. Ntabwo umwe azigangira ngo avuge ngo ndahinga gakeya kandi aricyo cyanzinduye,
kuko mwese mushyiramo imbaraga mukabikorana ubushake. Ubwo rero n'abantu bombi iyo bahuje urugo babigiyemo babikunze kandi babishaka, igihe cyose byanze bikunze biranabahira. Ariko hari igihe umwe yinjira mu rugo nk'ibi by'urubyiruko byateye kuri iki gihe, sibyo ko amahirwe dufite nuko Minisiteri y'u Rwanda ko ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda hari aho bugenda bunabirwanya. Urabizi ko Minisiteri yashize bateye itegeko ryemeza yuko umuntu agiye kujya ashaka mu myaka runaka 18 yaba atarayimara niyo kwemeza ko bagomba gushaka, ariko hari indi myaka batanze waba utarayimara mu rugo. Bya bintu bya divorce uretse ko byajyaga bikora ku bantu bishwe, umuntu akaza afite target yuko aje ashaka amafaranga yawe, akaza mwamara gushyingirwa mumaze gusezerana mutarabana n'ibyumweru 2 ugasanga muratandukanye kuko yaje target yiwe ari amafaranga ashaka atari urukundo agufitiye. Ubwo rero iyo umuntu aje afite icyo gushakaho atari urukundo gushakamo, byanze bikunze rwa rugo ntago rumara kabiri. Ariko iyo umuntu aje byanze bikunze afite akayihayeho avuga ati ndashaka kubaka urwo, nanjye nkavuga nkaheraho ababyeyi bagereje nanjye nkungura umuryango, byanze bikunze arabikora kandi bikanamukundira kubwo gufashwa n'Imana. Aho ngaho uvuze ku bintu bijyanye no kuvuga ngo hari ngo bishobora kwanga kubera ko hari abaza bakurikiye amafaranga. Nagira ngo baze akabazo gatoya, wenda turi muri generasiyo n'ino myaka ije ya vuba aha ngaha, ese ino generasiyo nshyashya niyo turi kubonamo ibibazo by'uko hari abakobwa cyangwa se abasore bagenda bakurikiye imitungo ku bantu, cyangwa na kera byahozeho? Bishobora kuba byarahozeho cyangwa se bikaba bije muri ino generasiyo, byahozeho cyangwa bije muri ino generasiyo. Mu bigaragara sayizi bitewe n'uko ubushobozi bw'ubuzima turi kubamo muri isi busigaye bugoye, urabona ko iyi generasiyo y'urubyiruko bw'iyi minsi niho irushaho kugenda umuntu arushaho gukunda amafaranga kurenza uko byahoze. Urabizi ko kera umuntu yabyukiraga mu rugo ugasanga so afite umunani se yamuhaye, agahingamo kimwe cyose akabasha kubona ibitunze umuryango bitanagoranye. Ugasanga n'imyubakire bari bafite icyo gihe itandukanye n'imyubakire y'iminsi, n'imihendere y'ubutaka bw'icyo gihe ko yari imeze, nubwo amafaranga yariho ari make yari afite agaciro, ariko urabona ko bitandukanye no mu minsi y'ubu ngubu. Ubwo rero umuntu arabyiruka akavuga ati bitewe n'uko mbona ubushobozi ntabufite, haba nibona umufiyemeri cyangwa se umukobwa runaka dukundanye akaba afite amafaranga, nubwo yaba atari mwiza mu maso yanjye, cyangwa se uwo musore runaka nubwo yaba atari mwiza ariko aba afite amafaranga, akaza afite target y'uko akurikira amafaranga kurenza uko yagakurikira urukundo. Ubwo rero ugasanga bitewe n'uko umuntu yabayeho mu buzima bugoranye, avuga ati mbayeho nijya rimwe ku munsi, yakubitana n'uwo muntu ufite amafaranga kandi we amushaka ko bakundana, ariko akaba afite target y'uko ashakira amafaranga, bikaba ngombwa yuko yemera gahunda y'uwo muntu yuko binjirana muri icyo gikorwa cy'urukundo, umwe kimurimo undi kitamurimo, kuko afite target yo kuba ngo mukureho biriya afite, ariko target yo kuba bakundana ntayo afite muri we. Rero nkabona yuko harimo itandukaniro, kera byariho, ariko uko bucya bukira niko birushaho kugenda birushaho kuba bibi. Aho ngaho ubwo bivuze ko byariho, ariko ubu ngubu birusha imbaraga iza kera. Hari ikibazo nibajije, ugereranyije n'ibyiciro bibiri, hari abahungu hari abakobwa se cyangwa se abasore n'inkumi, ni uwuhe ni ikihe cyiciro? Ubwo urajya ku ruhande runaka, yaba abakobwa cyangwa se abahungu, ni abahe bantu wumva ko bagombye kuba bashaka ari batoya bikaba ari byo byiza, vuga ati umuntu ashatse wenda ari mutoya bikaba ari byiza, yaba umuhungu cyangwa se umukobwa, cyangwa vuga ati niba ari umuhungu agomba kuba yashaka angana gutya? Ese suppose abakobwa bashatse ari batoya nibyo byaba byiza, cyangwa bashatse ari bakuru nibyo byiza? Abahungu bashatse ari bato ni ibyiciro, kuko ntago bose ariko babanganye ubwenge. Ubwo urambwira abahungu ari umuhungu n'umukobwa, uwagashatse ari mutoya bikaba byaba biri balance, kumva ni ibintu bisobanutse, ni uwuhe muri abo ngabo? Ubundi hanjye nkuko mbitekereza cyangwa se ko bibona hanze angaha uko byakagombye kugenda, mu bigaragara buriya umugabo bitewe n'uko ari we usa naho inshingano z'urugo nyinshi zireba, yego gender balance urabizi ko iriho, kuba umuntu ngiye nk'umugabo hari ibyananira umugore akabishobora, akaba yanyunganira mu rugo turi kubaka, ariko bibaye byiza burya uko umugore yihangana uko umugabo yihangana biratandukanye. Burya hakabaye ngombwa yuko umugabo aba mukuru kurenza uko umugore yakabaye mukuru, kuko iyo umugabo abaye mukuru hari igihe havuka ikibazo mu rugo ugasanga ko ikihanganira mwembi birabagoye, kuko niba twembi duhuje imyaka tukiri batoya
tuba dufite amaraso y'imiguruko. Rero niba havutse kese ikibazo runaka kucyanganira twembi biratugora, ariko iyo hajemo kuba umwe ari mukuru hari igihe ashyiramo no gutekereza akavuga ati byanze bikunze kuba yabikoze no kuba akiri muto birimo cyangwa se no kuba yabyibeshyeho nacyo kirimo, akabanza gusubiza ubwenge akabanza akabitekerezaho akareba ko icyo uwo muntu yakoze cyangwa se uwo mugore cyangwa se umugabo yakoze yabikoze bimugwiririye atabikoze bigambiriye. Ariko iyo mwembi mubasha kuba muri mu rugero rumwe, hari igihe ikibazo kizamuka cyavuka ugasanga mwese muzamukiye mu kirere uwuca bugufi akabura, niho usanga byabaye ibibazo. Ubwo rero njye mpamya ko nshingiye kuri icyo ngicyo bibaye byiza umugabo yakabaye mukuru kuruta umugore. Ubwo wemeje ko igitsina gabo cyo cyakagombye kuba ari washaka ari mukuru ugereranyije n'umukobwa. Ndibaza nta bagabo ni ikibazo, nta bagabo bakuru badafite ibikorwa bya kigabo bahari. Kuko nabikubwiye byanze bikunze ku mpande zombi. Ntago burya winjiye mu ngo ubwenge cyangwa se bitewe n'uburere wahawe cyangwa se nuko wavutse cyangwa se naho warerewe, hari igihe cyo kubakamo mu bijyanye no kubaka umuryango. Kumbwira ngo urakuze ufite imyaka 40 ntabwo ibyo bigaragaza ko uzubaka urugo. Ushobora kugira imyaka myinshi ariko mu mitekerereze yo kubaka urugo ugasanga uracyari mutoya. Ubwo rero byakabaye byiza nabikubwiye mbere y'itwitanga ikiganiro, igihe cyose winjiye mu gikorwa runaka, iyo ukigiyemo kikurimo nibwo igikora ugikunze. Kuko hari igihe winjira mu kintu umeze nk'utashye ubukwe. Urabizi ko umuntu utashye ubukwe hari ugenda yahatumiwe, hari ugenda ari umuvumba. Urumva ubwo ntago umuntu watumiwe n'umuntu wagiye avumba ntago ibintu bazabyakira kimwe. Kuko watumiwe agira akayaheho ko kwihutira kujya mu bukwe kugira ngo ibyo yatumiriwe abashe kubikurikiza, ariko umuvumba aravuga ati ningerayo icyaba kiza nuko nahagera batangiye kumwe kugira ngo nanjye mbashe kubona icyo ninywera, kuko icyo kiba cyamuzinduye. Ubwo rero byanze bikunze bitewe na target y'icyo wishyizemo ushaka kugeraho, nicyo kiguha amahirwe kubasha kugera ku kintu runaka. Niba warishyizemo ngo nubatse urugo mbikunze, byanze bikunze na risike zose zigomba kuza urazihanganira. Bigaragara icy'ingenzi ni uko umuntu yakoresha imbaraga ze akizifite, akishakamo ubushobozi akiri mutoya kugira ngo izo nshingano azazakire hari aho ageze mu bushobozi bwe buke afite. Mwakoze kudutumira rero, ikiganiro twagiranye ndahamye yuko hari abo kizafasha, kandi n'ubutani mudukenera kuri televiziyo Twami TV muzadutumira nta kibazo, turahari tuzabafasha. Murakoze cyane kubw'umwanya wanyu, kubw'inama mutugiriye nk'urubyiruko. Izi nama ndabizi zizafasha n'u Rwanda, isi muri rusange. Ni byiza ko tugomba kugirwa inama n'abantu bakuru kandi natwe tukazikurikiza. Mwakoze cyane. Yari Mutombo Rafiki Alexis, umunyamakuru wa Twami TV. Asante sana. Twami TV. Oh yeah.